dushima umwami w'amahoro kuko ibyo akora byose bitangaje arahambaye kuko waratangaje muze dushime ineza yiwe niyitubeshejeho nta n'udushime yakoze ibirenze cyane bidasanzwe birenze ubwenge n'intekerezo zacu twari twihebye tubuze aho kugana aradusanga atwereka aho kujya atujya imbere maze arabiringaniza. Be blessed bro. Nukuri uririmba neza. Turabakiriye bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe tubazanira ibiganiro bya gospel cyangwa se ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye ariko akenshi twibanda muri gospel. Uyu munsi navuga ko dufite ikiganiro cya talent detection cyangwa se tugiye kuza tuzanibazaniye impano z'umwe uyu ni umuhungu w'umubyeyi ukunda guca hano mu Byiringiro. Uyu niwe Byiringiro afite impano yo kuririmba. Turaje tumubazeho gato aho iyi mpano yayimenye ko ayifite uburyo yize gitari ukurikije nubwo birahita bikugeza kuri episode z'ibiganiro twagize mbere. Ubwo wowe ugeze ahanga bwa mbere wajya kureba ibiganiro bya mbere noneho kugira ngo uze kumenya aho tugeze muri ibi ngibi byo bijyanye no gucuranga gitari. Ngenda kwakiriye nk'ibisanzwe ndi Liberté ninge tujye kubana. Ntubutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tubane umunsi ku munsi, ukande notification bell cyangwa se akazogera kugira ngo tubane umunsi ku munsi uko twa-uploadinze content ube wa mbere uyibonye. Turakwakiriye Byiringiro. Murakoze cyane. Bize neza. Hakundi wagwa microphone so kugira ngo dukomezanye. Akiringi then amakuru yawe. Amakuru ni meza ndashima Imana. Shima Imana. Yeah. Na gitari. Hakundi wamenye ko uzi kuririmba gute? Wamenye ryari? Ubusanzwe ikintu buryo ugikunda ntabwo bikugora kumenya ko ugifite. Ntabwo turi buvuge byinshi, turaza kuvuga ukurikije ibintu mu buzima wabanyemo na mama wawe utari bworoshye. Ese wabonaga umwanya wo gukunda music? Wabonaga umwanya wo kumva nyine wacuranga gitari? Ikintu iteka ukunda ntabwo wakiburira umwanya. Rero namye mbikunda, nta kintu cyambuza kubikora, naba nishimiye cyangwa mbabaye. Rero kuririmba ntabwo bingora kubibonera umwanya. Bigufasha iki kuririmba? Mbere na mbere bifasha kuruhura umutima ndetse bikamfasha nanone kurekura amarangamutima yanjye. Yego. Tugiye kugaruka ku buzima ubu ngubu Byiringiro ni mu ntoki. Musore by the way wambaye neza, zikatubwira cameraman. Murakoze cyane. Wambaye neza cameraman, you just scroll down then twakire umuramyi. Wambaye neza bro. Murakoze cyane. Byiringiro ni mu ntoki. Ni umuntu usanzwe nta bidasanzwe gusa busanzwe ndi umuntu ukunda kuririmba, ikindi nkunda Imana. Ikimana inkoresheje ndagikora mu buryo bwayo bwose. Nkaba umuvugabutumwa cyane cyane, ndi umuririmbyi ariko nkaba n'umuvugabutumwa. Umuririmbyi ukaba umuvugabutumwa, ubihuza gute no kwiga? By the way wiga mu wuhe mwaka? Ubundi iyatuniga muri Kiste mu bijyanye na mechanical engineering. Mechanical engineering. Wihuza gute se kari amasomo akomera kandi kaminuza y'u Rwanda nkambona ikabikanira cyane? Bihuza gute kuvuga ubutumwa, kuririmba ni na mechanical engineering? Ikintu cyose, ibintu byose urabimanaginga cyane ko ikintu ukunda ntago wakiburira umwanya. Uriyeranja mu buryo bwose ntihagire ikibangamira ikindi. Ikintu Imana ikora iyo wagiye kuririmba ufite n'amakati. Nanone nirinda ko impano yabangamira nanone amasomo, kandi amasomo ntiyabangamira umuhamagaro. Cyane nk'iyo mfite stress, iyo byanze nyine nko mu banyeshuri mfite stress, nshobora gutanga acuranga gitari nkumva nongeye kuri refreshinga nta kibazo. Mama wawe mujya muganira kenshi, Imana yari yaramubwiye ko izamuha
umuhungu wubaha Imana cyangwa se uzaba umuvuga butumwa akagira n'impano yo kuririmba? Mwabimenya mwamwibarije buriya nuzi aho baziranye. Okay, tuzamuzana muri next episode atubwire. Ubundi kuririmba, ukunda kuririmba ubwoko bw'izihe ndirimbo? Hari sekira, hari gospel. Nje nkunda kuririmba gospel. Okay, twagiye ku ndirimbo ya mbere. Ugira indirimbo ziri recorded muri studio? Ubungubu nari natangiye gusa iri hanze ubu nimwe. Indi project yitwa Aradufasha. Ifite vid ni lyrics. Ifite iri kuyihe channel? Umuntu washaka kwibona yakandika Aradufasha by Isaac arayibona. By Isaac. Indirimbo ni yitwa Aradufasha. Yego. Iri kurihe channel? Kugira ngo irambona Isaac. Ni wowe. Yego. Mwise byiringiro ryaje gute? Nabwo nubuhamya burebure byiringiro naryo n'izina ryanjye ariko ni kwa kundi kubera utarikoresha muri music. Nuko abantu benshi ayo banziho ni Isaac Irambona cyane nkanagiye mba ku mashuri mu buzima bundi busanzwe bwo gushakisha ariko byiringiro naryo ni ryanjye ryo kuva mu butoya. Okay, twagiye turirimbiraho gatoya kugira ngo dukomeze n'ibindi biganiro cyangwa dufite n'ibibazo byinshi kenshi biri exclusive. Noneho turirimbiraho gatoya kuri Aradufasha. Microphone twagiye. Umwami w'amahoro kuko ibyo akora byose bitangaje arambaye kuko waratangaje muze dushime ineza yiwe niyitubeshejeho nta n'udushime yakoze ibirenze cyane bidasanzwe birenze ubwenge n'intekerezo zacu twari twihebye tubuza aho kugana aradusanga atwereka aho kujya atujya imbere maze arabiringaniza. Uwiteka niwe Mana ihambaye afite ububasha bwo gutegeka ibiriho byose niwe ubiyobora ajya aringaniza hataringaniye. Uwiteka niwe Mana ihambaye afite ububasha bwo gutegeka ibiriho byose niwe ubiyobora ajya aringaniza hataringaniye. Mu mababa ya Yesu niho twibera atubundikiye mu miyaga iduhuha ntaryama nasinzira ntajyarambirwa umajyanama za Aradufasha. Wow, that's great. No yanditse? Ninjye wayanditse. Okay, ongera ufate microphone noneho dukomeze. Niyo yanditse. Inspiration yavuye he nyine kumva ko uri bwandika indirimbo imeze uko? Inspiration akenshi indirimbo nyinshi nkora inspiration ziva mu buzima bwanjye. Mu buzima bwawe ukiri umwana ubu ngubu urimo cyangwa se ubu ngubu wakuze? Inspiration ubundi gukora indirimbo nabitangiye kuva primaire niga 3e primaire. Urazandikaga icyo gihe? By'ubwana impano koko ndibitarakura nyuma nza kubireka ariko byaje kuba serious ndi muri troncome. Rero inspiration yagiye ituruka ku buzima nagiye mbona uburyo Imana idufasha mu buzima bwose uko mwagiye mubyumva mbona ko ari Imana idufasha koko mu majye no mu maza mbona ko Imana idufasha. Niyo inspiration yagiye ituruka mu buzima bwose nagiye mbona Imana yagiye ibanamo natwe. Yes, mu buzima busanzwe bwa buri munsi tugira role models cyangwa se abantu tureberaho dukunda cyangwa twumva dushaka kuba nkaho cyangwa se twumva batwinspiringa day by day. Ninde kwinspiringa cyangwa se ninde wumva ari role model muri music career ya kuri gospel? Muri music career gospel ni umusaza nkunda cyane akunda gukorana na Don Moon. Ni umugabo witwa Lenny LeBlanc. Ni umusaza w'imvi cyane ari kuririmba cyane akoresha guitar acoustic ndamukunda cyane. Uzi nk'indirimbo ye waducurangira sample? Ntago turi bujye mu ndirimbo ze zose duhe sample.
w'indirimbo wenda waba uzi yenyine? n'umusaza ni nawe waririmbye iriya ndirimbo yitwa above all. Above all. Yeah, Okay. ikindi ni afite indirimbo zitandukanye, indi yitwa one desire, ni indirimbo zitandukanye. Twagiye kuri above all. Ntabwo nkunda kuzitrayinga by guitar, gusa nuko mukunda ndamukurikirana cyane. Uraturirimba udacurangiye above all. Yes, above all. Nanjye nyizi wa ntabwo nyizi yose buriya rero sinumva sabwo nibyo above all power, above all wisdom. Ya nibyo gusa nyine ndazikunda. Ntabwo hari n'undi wabikugeze kuyikora mu Kinyarwanda hejuru y'ubwenge witwa niyo ngabo. Yes. Music uyifatanya gute? Abundi reka tugaruke, uri umusore kandi buriya abakobwa hari abantu ukuntu bakunda abantu bacuranga, buriya we nuko utabibona. Nta muntu ujya uvuga ati nkunda uburyo ucuranga nyine, kuko music ni ikintu kiri attractive cyangwa gikurura abantu. Ariko ngubu uri umusore nyine, nta kuntu abakobwa bajya kwa approachinga bavuga ati nkunda uburyo ucuranga, nyine nyuma yo kwa appreciatinga yuko ucuranga wakubwira n'ibindi. Nyine uri umusore, tugaruke mu buzima busanzwe. Wowe ukora icyo ukora nk'uko bikwiye, ariko ntiwabuza amarangamutima y'abandi gukora kubw'icyo. Then barahari ntago mbizi bizwi n'ababyumva, ariko nje mbikora kuko mbikunze. Ababikunze rero sinamenya uburyo bimera by emotions zabo. Yeah. Okay, good. Mu music n'ubukristo no ukabifatanya no kuba uri umusore, uratugiriye ibishuko byinshi. Niba sinavuga niba ari imyaka cyangwa se ikindi kintu, buriya umuziki n'ubuzima bwa gisore ubifatanya gute? Bwo hari ukwinjoyinga, of course ibyo dukora byose, ariko you just need to enjoy, to relax. Ubifatanya gute n'agakiza? Nkuko mu buryo bwanjye ndiko mbyumva, n'ubundi ntabwo umuhamagara ari ugira ikibazo cyangwa impano runaka, ahubwo twe tuzibamo cyangwa se abari mu muhamagaro twe tugira defo runaka. Gukizwa uri umusore ni ngombwa? Ni ngombwa. Kubera iki? Kubera iki ari ngombwa gukizwa uri umusore? Si no kuvuga ngo gukizwa uri umusore ku muntu wese ni ngombwa. Reka tugaruke turi kuri side y'abasore cyangwa se abakobwa. Mu myaka mike cyangwa mito gukizwa urumva ari ngo ni kubera iki ari ngombwa mu basore n'inkumi? Biganisha kuki? Bikurinda iki? Kubera iki ari ngombwa? Apati yo kuvuga ngo kuzajya mu ijuru cyangwa ngo mu bindi wenda twavuga, ubuzima bwo gukizwa bushyira ubuzima bw'umuntu kuri orientation. Umuntu ukijijwe hari uburyo ubuzima bwe hari byinshi bikurinda, cyane ko nk'urugero wenda ku basore se, ntekereza ko nubwo hari abantu uzasanga bavuga ngo umugabo n'unywa inzoga, ubibona nk'iyo wahuye n'uwaraye muri za bordire, ukabireba ari umugabo winyariye cyangwa ukabona ameze nabi. Ikindi ukabona umusore bari kumushyiraho ibirego ngo yateye abakobwa babandi ndahaciye hose, ugasanga ni umuntu ubuzima bwe burandavuye. Kandi ikindi no mu kazi ubwako hari respect utangira gutakaza bishingiye ku myitwarire udakoreshwa nawe ubwawe, bishingiye kuri bya bindi ukora, zaba inzoga cyangwa bivuze ngo gushyira, bivuze ngo ko kutanywa inzoga cyangwa kunywa inzoga biguhereza indi discipline mbi. Ahubwo nakubajije ngo umukristo kubera iki inkumi cyangwa umusore ari ngombwa gukizwa? Birinda iki? Bimaze iki? Nibyo nakubwiye, gukizwa hari byinshi bikurinda. Nk'urugero, hari impamvu byitwa umukristo, hari ishusho y'abantu baba bari hanze. Umupagane se ni muntu ki? Nibyo navuze, apate yo kuvuga ngo ni ukujya mu ijuru, hari ibintu uretse no kuvuga ngo Imana yabihana. Umupagani na wa muntu turi bize no gusanga muri bwa buzima busanzwe cyangwa mu buryo bw'igihugu turimo uyu munsi, usanga hari ibintu byakugonga. Rero ikintu ubuzima bwa gikristo bukurinda, icyambere bukurinda kwandavurana n'abantu, kandi ikindi bukagufasha kuba ubanye neza n'Imana mu buzima bwawe, ukagira uburyo ki utwara ubuzima bwawe nta n'umwe mufitanye ikibazo. Kandi ikindi bugufasha, navuga ngo gukizwa bugufasha kubaho mu buzima bwawe bwite,
bidashingiye ku marangamutima y'abandi cyangwa gukora ibyo wowe ubwawe n'amarangamutima yawe wishakiye. Mu buhe buryo? Uyu munsi kuba nkijijwe hari isi yo hanze bindinda cyane ko nk'umukristo mbanzi ko hari aho nemerewe naho ntemerewe. Kubwa ushobora kureba ukabona ntacyo bisanzwe twaye kuba najya, ariko kubw'uko nzuwondiwe n'ibindimo nkaba naba limite yo kuba najyayo, nkaba nakagombye kujya ugasanga ari byangiritse kuko nagezeyo, yaba ku buzima bwanjye bwa gikristo cyangwa ku buzima bwabo mpasanze. Bivuze ngo rero gukizwa bibasha kurinda ubuzima bwanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri expectations cyangwa se ibintu ba uteganya cyangwa mu gakiza wowe ni nk'ibihe ku giti cyawe? Expectations mu gakiza nyine uvuga zi ndakijijwe kubera ABCD. Ni biki? Bo navuga ngo nk'ibyo nteganya cyangwa ibyo mba niteze mu buzima mu gakiza. Kubaho uri umukristo ubuteganya iki? Ya icyo navuga kubaho nkijijwe mu gakiza bimfasha kuba, navuga ngo kuba mbere na mbere kuba umugabo nyawe. Mu buhe buryo? Bishyira ubuzima bwanjye kuri gahunda. No, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Apati bukristo hari mu banyarwanda wenda nibyo naringiye kuvuga, hari abantu bita imfura. Rero tureke wenda mu apati bukristo hari imfura mu Rwanda wenda twagiraga mbere yuko n'umwaduko w'abazunguza. Rero umuntu yabaga imfura bishingiye ku bikorwa yakoraga icyo gihe, sibyo? Kuko yitwara. Rero ikintu bimfasha akenshi bimfasha kuba uwondiwe mu byo nkora ndetse no mu bo turi kumwe nkabasha kubabera umumaro. Uyu munsi uba muri societe, tugaruke ahantu wiga. Hari nyine n'abantu urubyiruko rutandukanye. Ese ufasha iki abo badakijijwe? Niba waragiriwe ubuntu ukamenya Imana mbere, ariko hari n'abandi bantu bataramenya ubwiza bw'Imana, ibintu ikora, imirimo ikora itangaje ku bantu, cyangwa se igakora imirimo inyujije mu bantu. Ese wowe ufasha iki bene abo bantu nyine bataramenya ko Imana ihari cyangwa se Imana ikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Icya mbere nabafasha, ndavuga icyo ubafasha kuko uri umuvugabutumwa, uririmba, ariko nanone hari n'abandi mu rungano rwawe bataramenya Imana. Ubafasha iki? Ikintu cya mbere nuvuga cy'ibanze mbafasha, ya Mana nkeneye ko bamenya. Ntabwo hari igice cyo kuba wabwiriza umuntu, ariko cyane nk'abo tuba tubana, burya imbuto nizo zibwira umuntu kurutaho. Nka bya bintu rero mubwira cyangwa mu buzima bwa munsi uko mugenda mubana, hari ibyo umunengaho, ariko muri kwa kumunenga muhorana bikaba byiza iyo urushijeho kuba icyitegererezo kuri we. Kandi ikindi nanone mu byo umuntu avuga, mu byo akora, nanjye nk'umuntu ukijijwe hari uburyo mbasha gucyama umuntu bitewe n'ikintu yaba akoze mbona kidakwiriye. Uretse no kuvuga kumucyaha, nkaba twajya inama. Se kugira ngo umuntu abe umuntu ukwiye cyangwa w'umumaro muri societe, bishingiye wenda ku buzima bwa gikristo, kuko nibwo akenshi nireferaho, nkabana mu buryo twaganiramo. Rero nkifashisha bwa buzima bwa gikristo mubwira nti rero nshuti yanjye uramutse ugiye muri ubu buryo byaba byiza kurushaho. Iyo ari unyumva biba byiza. Uyu munsi tugira motivation zitandukanye. nk'ubu bari igihe hari abantu nanjye bajya banyandikira ati sha nakunze uburyo ukora interviews, na buryo ukunda uburyo we interacting n'abandi bantu cyangwa se n'abatumirwa bawe. Ubu hari abantu bajya bakubwira ngo nkunda wanyereye imbuto, cyangwa se nkunda uburyo witwara mu buryo bwa gikristo, cyangwa se nkunda discipline ugira. Barahari? Hari ababohoka bakabikubwira. Nicyo ushimira Imana iyo umuntu abikubwiye? Icyo nshima Imana, iyo umuntu akubwiye ati buriya Isaac ngiye nkunda discipline, nkunda uburyo witwara, biranyispiringa, n'iki ushimira Imana? Ese iyo umaze kwishima n'icyo uyisaba noneho? Icya mbere nshima Imana ni uko iba yanshoboje, kuko burya nta kintu kinezeza nko kumva ko hari umuntu unezezwa n'ukuri, cyangwa kuba wakoze ikintu kikaba cyagira impinduka ku buzima bwe. Nshima Imana ko yanshoboje, cyane ko Paul navuze ngo singiriwe ni Kristo uri muri njye, nshobozwa byose nawe umpa imbaraga. Rero nshima Imana kuko ibampaye imbaraga zo kuba hagira benshi bahinduka bitewe n'uko nagiye. Ikindi mbasha kuyisaba ni ukurushaho kurinda iyo shusho umuntu aba yambonyemo
ubutaha tutazaba twahura akabona ndundi wundi rero ndushaho kwisaba kugira ngo impe kurushaho kwera imbuto zikwiye kuri wa muntu n'ubundi bizarushaho kumufasha kuyoboka bwa buzima mbonamo. Uyu munsi hari iby'ubuteganya muri music career cyangwa se mu kubwiriza, mu kuvuga ubutumwa nyine no mu muziki, mu kwiga, ikintu usenga ushyira imbere bati Mana nshoboza iki kintu ni ikihe mu buzima bw'umuziki, mu buzima bwose, ikintu kiruta ibindi, haba muri career tuvuge mu mashuri, mu kubwiriza no mu muziki, muri fatamo kimwe muri byose uko ari bitatu uvuga ati iki ngiki mu isengesho ryanjye ntikijya kibura. Mu buzima ikintu cya mbere nifuza no kugira ubuzima buri successful, kuko ntekereza ko ishuri ryanjye niriba successful kuzaba na boostinga mu bijyanye n'impano yanjye, abari indi nzira, abari indi avantage. Ko rero ntekereza ko ishuri ryanjye ya bimwe mu nzira Imana yacamo kugira ngo even n'ubushobozi mbe nabubona buzamfasha gushyigikira umuziki wanjye. Rero se Imana ko yamfasha mu bijyanye n'imyigire yanjye bikabasha kuba successful, nyuma ntekereza ko hashamikira n'ubushobozi buzamfasha gukemura bya bindi byose, ko n'umuhamagaro ukenera ubundi bushobozi bufatika muri financial. Okay, ubundi kuntuze ku buzima kuri hari wakubona akahita ati Isaac ari successful, ubundi wowe successfulness uyimeasuring cyangwa se uyipimute kuba umuntu yaba arabaye successful? Nshobora urugero nk'ubu nshobora kuba mnifitiye naramaze imyaka 10 nshakiye y'ibihumbi 25 nayibona nk'abadi ndi successful, wowe wabona mfitiye nkubwira ngo ndi successful ukampinga wowe rero wumva uzaba ubaye successful ugeze ku ruhe rwego? Hari ijambo enda mu ncamake ngenderaho, ni ijambo nkunda rivuga ngo success isaho urugereranyije naho ndari. Success ni ahantu urugereranyije naho wakagombye kuburi. Rero navuga ngo umuntu washobora kubareba akabona kuri successful, ariko ushingiye ko ho wakagombye kuburi ukabona ko kifite byinshi byo gukora. Rero numva ko iyo ngereranyije aho ndi naho ngomba kuba ndi, mbona ko ngifite urugendo kandi nibyo bintera gukora kugira ngo mbashe kuhagera. Wow, ufite girlfriend? Ya ndamufite. Uramufite? Yeah. Wow. Mentioning this. No. Wamutubwiye. Ndatekereza bitari arakijijwe ariko numva twakatingiraho. Ndi sini kuri kamera. Okay, ikintu urabona hari mu buzima bwa Kristo umukunzi wa bungubu mukundana agufasha iki mu buzima bwa Kristo? Nuko motiva nka memories cyangwa se ikintu bumwibukiraho ni iki? Ya ikintu cya mbere amfasha ari mu bantu banyankuraje. Mu buhe buryo? Mu muziki tiguraje apati ubuzima bw'umuziki, umuntu muri urwo rugendo ntago muzabana mu muziki, ntago ari umuntu uzaza kumbekinga no even no mu buzima busanzwe, mu iterambere, mu buzima bwo gushakisha, ari mu bantu banyankuraje. Yeah. Aha. Turi kugera ku musozo. Ducurangire n'indi ndirimbo yawe, noneho ibindi tuzabakira we na mama wawe dusangize ku bundi buhamya, cyane ko wowe kuba utabyibuka kubera ko wari umwana. Indirimbo imwe zamufashe microphone nawe. Ntabwo nkwiye kujya niganye, nibaza uko ejo nzaba mbere, nzajya nibuka y'ukwihura, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igihisha ibikwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro, umunezero
binzanira mama amba bindetse buri kandangerera ajyanye korerera igitwa niwe data kandi nyuma uku kwajya nunga buri ajya ndamira muri byo byose buri sazajya mimbara iryo ni isezerano buri sazajya mimbara iryo ni isezerano mana yanjye komeza uyumfashe utaramire neza icyumbi oreni zeye ijambo wanjye sinkabure kumbaragaza no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimba daga kubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kujya no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimba daga kubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kujya umimba daga kubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kujya. Wow, be blessed bro. Nukuri uririmba neza. Yes Isaac, noneho kuri projet zigiye kuza ndibwira ufite indirimbo zigiye gusohoka. Ya mfite indirimbo zigiye gusohoka. Sample byibuse noneho kugira ngo uduteguze nyine. Ya hari indirimbo nkunda cyane yitwa Ndashima Yesu. Ndashima Yesu duhereze acapella. Ya wabayeho mu bigoye byinshi waruriho mu buzima bubi ureba hirya ukareba hino ariko ukabura ugufasha ishavi nimba no kwiheba byari byuzuye umutima wawe iteka amarira kajya atemba ubw'agahinda wari ufite wabayeho mu bigoye byinshi waruriho mu buzima bubi ureba hirya ukareba hino ariko ukabura ugufasha ishavi nimba no kwiheba byari byuzuye umutima wawe iteka amarira kajya atemba kubw'agahinda wari ufite ndashima Yesu umwami kuko adatenguha abiwe bamwizeye ajya barengera yabaye inshuti nyayo inkoramutima yabaye hafi yacu abandi babuze ndashima Yesu umwami kuko adatenguha abiwe bamwizeye ajya barengera yabaye inshuti nyayo inkoramutima yabaye hafi yacu abandi babuze. Wow. By the way, kuri ninde ukwandikira? Ndiyandikira. Uriyandikira. Melody yikura hehe? Melody nayo ni yawe? Na melody abari yanjye. Okay, uyu munsi ninde mwifuza gukorana indirimbo mu Rwanda?
w'umugospel cyangwa se ninde muri gospel ufataho nk'icyitegererezo mu Rwanda? ndacyari mu gutangira ariko nyine hari ubwo uvuga ati uyu nguyu kabisa hari aranyinspiringa cyangwa se uburyo yandika indirimbo n'uburyo aziririmba. Mu bijyanye n'umuziki aba ari ikintu cyagutse buriya nko kugira umuntu ureberaho. Ushobora kuba wareba ukavuga ngo uyu muntu mukundira uburyo yandika, hakaba wowe wigiraho uburyo se ijwi, ndukamukundira uburyo acurangamo, ndugasanga umukundira imico ye. Umva rero ni ikintu cyagutse. Reka tubireke tutiteranya. By the way, tugeze ku musozo, wakoze kudusura hano kuri Irakora TV. Twizere ko nitugukenera ubutaha tuzakubona. Ndahari nta kibazo pe. Nogira ikintu ubwira abakunzi ba Irakora TV? Ikintu cya mbere nababwira no kubasabira umugisha. Burya mu bikorwa byose umuntu akora nta musaruro byagira. Irakora TV hari kubw'abantu, natwe nk'abantu ndetse namwe abadukurikirana umunsi ku wundi muhari ku bwacu. Rero ikintu cya mbere nabasabira umugisha kubw'ibikorwa byanyu umunsi ku wundi mugenda mugaragaza, kandi ikindi nkaba mbasaba ko dufashanya tugatwarana muri uru rugendo, even yaba mu buryo bw'amasengesho, yaba mu buryo bw'inyunganizi mu bitekerezo, kuko burya abantu bareba abagenerwa bikorwa nibo bakubwira ibikenewe kandi byarushaho kugira umusaruro. Rero ikintu nababwira, ndabakunda kandi ndazi neza ko hamwe n'Imana nzabagira umugisha, ndetse namwe mutugire umugisha. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane.